Yes, nongeye kubifuriza ibihe byiza mwese bakunzi ba Star Galaxy TV. Nizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyacu. Abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari burengerazuba, abari burasirazuba, yemwe n'abari hano mu mujyi wa Kigali, mwese tubahaye ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Amakuru aba ari menshi cyane, aba azindutse avugwa cyane, ariko muri aka kanya ngiye kukwerekeza ku nkuru y'umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda. Nta wundi ni Ben. Abenshi muramuzi, afite igitaramo i Burundi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Ni igitaramo cyakomeje kuvugisha benshi cyane. Tugiye kukigarukaho rero mumenye byinshi kuri iki gitaramo. Ese Pamella ko duheruka yarasabye Ben ko bajyana muri iki gitaramo, ubusabe bwe byagenze bite? Yaba yarabwemerewe? Byagenze gute? Icyo usabwa rero no kutajya kure, hanyuma nkakwerekeza kuri iyi nkuru nyine tukarebera hamwe uko byagenze. Amakuru ni menshi avugwa kuri iki gitaramo, ariko nanone ku rundi ruhande muramuzi, yitwa Prince Kid ndetse na Miss Iradukunda Elisa. Abangaba baherutse nyine gutitiza umujyi wa Kigali koko. Abangaba baherutse nyine kuvugwa cyane mu bitangazamakuru nyuma yuko bakoze ubukwe bw'akataraboneka bwatwaye amafaranga menshi cyane. Uraza kumenya niki kiri kuvugwa kuri abangaba kandi cyongeye kubavugwaho. Uraza kumenya rero nari ya mafaranga ese koko ni ukuri ibintu bivugwa ko hari miliyoni 20 n'izindi zagiye kuri ubu bukwe. Uraza kumenya ukuri kuri he, ukwezi kwabo kwabuki kugiye kubera he. Byose ni hano kuri Star Galaxy TV. Nitwa Kebrice Mugwaneza, nyemerera tubane nyine kuri iyi nkuru, tuyisesengurane neza, ibintu bigende neza. Nimba rero utarakora subscribe uyikore, hanyuma tujye tubana. Nitwa Kebrice ngwaye ikaze. Yes, ngira ngo mwarabyumvise mu minsi yashize nibwo hagiye amakuru hanze nyine agaragaza ko uwitwa Ben afite igitaramo hariya ibujumbura mu Burundi. Ni igitaramo kizaba kitabiriwe nyine n'abastar benshi bakomeye, yaba abantu mu Rwanda, yaba abo muri East Africa muri rusange. Rero ni igitaramo navuga ko abarundi nyine bakomeje kugenda bavuga ko ni byiza kuba bagiye gutaramirwa n'umuhanzi bakunda, ariko nanone bareba ku cyitwa amafaranga yo kwinjira muri iki gitaramo n'urundi rwego. Navuga ko ari amafaranga nyine menshi cyane. Aho kwinjira muri iki gitaramo make bavuga ko ari miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi hariya, ukaba wakwinjira nyine muri iki gitaramo. Ariko nanone icyo si cyo kituzinduye nyamukuru kudetaya nyine ibiciro uko bizaba bimeze hariya mu kwinjira. Kituzinduye witwa Pamella aherutse kubinyuza ku rubuga rwe rwa Instagram, asaba umukunzi we Ben ko bazajyana hariya muri kiriya gitaramo. Amubwira uti ese wanyemerera tukazajyana ko nifuza kuba najyana nawe i Burundi, dore ko kiriya gihugu cy'i Burundi ni igihugu nifuzaga kuba nageramo kuva nkiri mutoya, kuba nagisura. So Pamella ibyo ngibyo abarabyanditse, ababinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, arangije nyine ataginga Ben nawe mu kumusubiza aramubwira uti nta kibazo rwose wazaza tukajyana. Ariko amakuru dufite, amakuru atariho ivumbi, nubwo Ben yamushubije ibyo ngibyo n'ababinyujije kuri Instagram, ubu ngubu Ben hari amakuru avugwa ko yaba nyine yarabwiye Pamella ko batazajyana i Burundi kubera nyine impamvu atashatse gutangaza. Ariko se nanone twibaze, byaba bihishe iki kuba Ben na Pamella batajyana mu gitaramo? Ubu si yaba ari amakenga Pamella yaba yaragize akavuga uti niki reka tujyane nyine mu gitaramo, tujye kwenjoyingana nyine biriya byishimo hamwe n'abarundi, nanjye tubifatanye.
ariko wenda nyine ibyo nibiba biri kuvugwa. Ku rundi ruhande bati The Ben ukurikije ubwiza bw'abakobwa baba i Burundi ushobora gusanga nyine ashaka kujya kwenjoyingira y'ubuzima atari kumwe na Pamella. Ubwo nyine abo ni ababa basesengura, ariko twifashishije kimwe mu bitangazamakuru bikorera hano mu Rwanda, igihe cyanditse kuri iyi nkuru cyagize kiti The Ben Pamella nibyo yasabye The Ben ko bajyana mu gitaramo aranabimwemerera. Ubu rero bidasubirwaho The Ben ndetse na Pamella bari mu gihugu cy'u Burundi aho bazanakoreshereza igitaramo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Biteganyijwe ko ku itariki 30 z'uku kwezi, ni ukuvuga ngo ubwo ni ku itariki 30 z'uku kwezi nyine The Ben azahura n'abafana biwe baganire nyine, ubwo n'abafana biwe hariya i Burundi baganire basangire, hanyuma ku itariki ya mbere akoreshe igitaramo. N'igitaramo kizaba cyitabiriwemo nyine n'abastari batandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo Bushari azaba ari hariya muri kiriya gitaramo. Ubwo nyine abakunzi ba Bushi hariya i Burundi nawe azaba nyine bataramira. Hanyuma habe hariyo witwa Shami, ngira ngo yamenyekanye mu ndirimbo Peace on Mind, abenshi murayizi, nawe azaba habaye, nawe azagaragara hariya kuri muri kiriya gitaramo kizabera ibujumbura. Ni igitaramo rero cyavugishije benshi, hari amakuru menshi arimo avugwa kuri iki gitaramo ko hari n'abandi bahanzi bakomoka hano muri East Africa bazaba nyine bagiye gufatanya na The Ben gususurutsa abarundi hariya mu gihugu cyabo kabisa. Nuko rero byifashe, ariko reka tugaruke nanone gatoya kuri Prince Kid ndetse na Miss Iradukunda. Erusangira ngo murabazi batitije umujyi muri iki cyumweru gishize. N'ubu rero gahunda iracyari yayindi ku mugani, bakomeje n'ubundi kwititiza nyuma yuko bakoze ubukwe bwatwaye ngo akayabo k'amafaranga arenga miliyoni 27 z'amafaranga y'u Rwanda. Bakaba baranakoreye nyine ubukwe bwabo hariya muri Ntare Complex Arena. The Ben nawe ngo ubukwe bwiwe biteganyijwe ko buzabera muri Kigali Convention Center. Rero ikiri kuvugwa kuri abangaba yaba Prince Kid ndetse na Miss Iradukunda nuko ukwezi kwabo kwa buki bagiye kuba bagukorera hariya ibujumbura, bakazaba bazanitabira igitaramo cya The Ben azakoreshereza hariya ibujumbura n'ubundi mu mpera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10. Rero ibyo nibyo biri kubavugwaho. Byaturutse rero byaturutse kuri aka video bashyize hanze, reka nkakumvishe gatoya. Yes, ngayo nguko rero nako ka video byaturutseho barimo barinimba indirimbo ya The Ben. Abavuga ariko ubundi why tutajya muri iki gitaramo cya The Ben tukamushyigikira ko ubona nyine tukanakorera y'ukwezi kwacu kwa buki. Nguko nyine amafaranga nyine nta kintu abatagukoresha. Ngayo nguko nuko byifashe kuri iyi mihanda, ariko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana amakuru nyine tugende tukupdatinga, ugende umenya byinshi biba biri kuvugwa, ugende umenya amakuru menshi aba agiye atandukanye. Nitwa Kebrice umugwaneza, nyemerera duhure mu nkuru zindi zitaha.